reka mbanze basuhuze bakunzi ba Beriki TV, reka nsuhuze abanyarwanda muri rusange ndetse n'abadiaspora aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo, mbwira Uwiteka ngo nakomeza barinde ndetse akomeza agendane namwe, ndetse mukomeze kugira ubushobozi ndetse n'ubushake bwo gukomeza gufasha aba batishoboye. Aka kanya ni inkuru nziza, ariko burya hari inkuru nziza iba idafite ubushobozi bwo kuba hari icyo wayikoraho. Twazengurutse rero ni hamwe mu mujyi wa Kigali aherereye za Gikondo, ahari umubyeyi wakoze ibitangaza usanga bikorwa n'abantu bakeya, akibaruka abana 3 b'impanga umunsi umwe. Ni umugore n'umugabo rero bibarutse abana, ariko inzira baciyemo ni ndende, baraza kwituganiriza. Reka tubahe ikaze kuri Beriki TV babashe kutuganira, batubwire n'amazina yabo. Twabaha ikaze kuri Beriki TV mukabasha kuganira na bamwe mu bantu banyu, mukatubwira n'amazina yanyu. Yewe nitwa Mugenzi Faustin, inyangamugayo ryahamye, umunyarwanda. Yego akaba ari madamu wanjye witwa Niyondagije Claudine. Twe true story yanyu kugira ngo murabona mufite impanga 3 zavukiye rimwe. Faustin, ubuzima bwawe na madamu buhagaze gute ko kurera impanga 3 atari ibintu byoroshye? Ubona byifashe gute? Inkuru yanyu yatangiye ute kugira ngo bigende ubu ngubu? Inkuru yacu yatangiye kera, tarabasa n'umudamu tutarabana. Bana dufite undi mwana w'umuhungu ugiye kuzuza imyaka 5. Ubwo zifite abana 4. Yego. Rero ntago umwana twamubyaye tutabana. Twese turi gushakisha, umwe yajya guhiga undi agahiga, uno nyuma kwakunda abantu babyaranye kunongera akabonana. Nongera mutera inda. Ariko nta bushobozi, nta kintu ufite. Ndavuga ati rero umuntu ateye inda twarabyaranyeho dufitanye umwana. Ntago nagera gutya ngo umutererane cyangwa ngo mwihakane ngo mve ngo reka mwihorera agende gutyo. Yego. Navuga ku Gisozi, ba muri Chambreti nayishyuraga 22. Navuga ati ngwino ahangaha uburaha tube tubana, iby'Imana ikora ntago wabimenya. Yego. Uko bucya bucyana yandi. Nejo bundi bishobora guhinduka, uwo mwana ntiwamenye ikizavamo. Tube turi kumwe dusenyere ku mugozi umwe. Turabanye. Yaje ku ako agataho ngaho mbere nyimutera inda ntabwo base tubana. Yabanje abukwe na nyimbo kwanjye. Ku itariki 2 z'ukwa 4 vuba ngaho ejo bundi. Yego. Niho yaje turabana. Tubana gutya twite, nanjye nkashakisha ntaho nicyo cyatanwa kizana, naho nibyo 2 nkabizana. Yego. Aya gutya umuntu akabona uvuga ati niba mbonye 2 reka ari amashyira 1000 cyo kizishyura inzu. Bikora gutya. Hano umudamu indikagenda kuri habona indaye. Kwako tutabanaga bose inda kigiye kuvuka vuba. Kandi umuntu ejo bundi ariko ari turi kumwe. Singamenye ko ndimo abana 3. Indera agendera kurira tujya kwa muganga. Noneho igihe cyo kujya kwipimisha kiragera. Mu mezi 4 gutyo aho ngaho atijya kwa muganga. Agiye kwa muganga baramusuzuma, abaganga baramubwira ko afite abana 2. Yego. Monde. Ugase umuntu wajyaga njya haruko nirukase bigusa nabimaze. Nabonye 2. No agiye kubyara impanga. Abanyiba muri Chambreti. Chambreti nyishyura 2022. None bizagenda gute? Ese izo mpanga 2 nzazishyiraye. Nta butaka ngira ngo nzabajyana mu cyaro, nta nzu ngira mu cyaro ngo nzabajyana bashyiremo nahasize, bizagenda gute? Yego. Ndavuga ati by'Imana ko nawe bizi. Ndagomeza turatuza. Naho nibyo 3 tukarya 1000 tukasiga ikindi cyo kwishyura inzu. Misiri yisunitse indagumye iragendera kurira. Aho nira nimvutse kandi amezi ari make. Yes. Ono munsi umwe mu kwa 6 yari gize 6. Tugira gutya
mbona inda nk'imvutse ndenda kuvuka. Turyamye nijoro byagora tukitsura byumva biranga neza. Nabwo tujye kwa muganga. Mu masaha akuze hagati ya 7 n'igice za nijoro ndamwerekeza tujya ku Muhima. Tugiye arisuzumisha avuga ati gomba kujya guca mu cyuma muri iryo joro delegate. Ajya gucamo. Agicamo abaganga bamubwira ati utwite abana 3. Bas. Nkimara kubyumva. Uyu nguyu barayimubwiye. Uwe nanga kubyemera. Abwira umuganga ngo nazambwire ngo muganga ugende ubwire umugabo umubwire ibyo wabonye uwo bari bimwibwirira. We ko wibimbwa ngiye ndumva ntabera kubyakira. Muganga araza arantwara. Ndagenda. Ndavuga ati reka. Muganga arambwira ati rero ugomba kwiyakira ko waje anga kwa muganga kubira kabana ari 2 akaba yongereyeho undi abigomba kubyakira. Maye nahise mpungabana ndumva sinzi ukuntu mbaye. Ndavuga se noneho ko nari ndi kurira ngo ni 2 bakaba baye 3. Aho ndi gukora amafaranga nta kintu gihinduka. Nayanzu nabagamo ikaba kiri ya shambureti. Ngo noneho mpagaze. Yego. Abantu n'abaganga kajya bambwa ati wowe tuza ntubitekerezeho cyane. Avuga ati ngibi no mugisha w'Imana. Tumwana avukana isahane ye. Tubwo ni bari 3 umwana agenda avukana isahane ye nta wamenya. Avuga ati bya ni iby'abantu. Tuya mu rugo. Hano baba ari amaye itariki yo kuzabyariraho. Muganga aramusuzumye amubwira ati itariki 28 z'ukwa 7. Ngo ari mu kwa 6. Yego. Z'ukwa 7. Kuko ko twite abana 3. Byanga byakundusha kuza wazaza n'imyenda yawe yizanye ko tuzarindira kamezi 9 yuzura. Yego. Kwe tuzakubaga tukuremo abana. Urumva abana tubashira hariya ari bazima n'ukanda amezi 9. Icyo gihe se ngo byari bimeze bite? Yego. Bya 2000 se wajya kuguramo umwenda gute? Wavamo se? Wapi? Nta mwanda, nta kigoma, nta sogisi, nta cyo na kimwe. Byabaye bigutunguye. Gwiki? Niryo joro ahubwo manza tutari twanari. Vuze ngo kwabaraga amezi 9 akashaka kuzagera arabonye ubushobozi. Navuga ati mu mezi 9 ashobora kuzagera ndirya nimare. Mu mezi 9 amezi anga hari imbere ashobora kuba nabonye akazi. Amafaranga se ntaho nyateganya. Hari ibintu byinshi byahindutse. Njya kubyara na amafaranga menshi nafite mu mufuka. Nafite cya 3. Cya 3. Ubwo imyenda y'abana rero tisasa byagenze gute? Nk'umugabo. Uyu nguyu abageze kwa muganga ntago nari ndi mu rugo nagiye ahantu mu Karaka. Nagiye gushaka ko bya 2 nabibona. Uyu nguyu aramamagara. Ngiye kwa muganga nawe ati ndagusangayo. Gezeyo umuganga baramusuzuma avuga ati ugiye kujya aho abadamu bajya kubyarira. Nanjye mba ntegereje. Haciye umwanya kuko hari ahantu babajyana gatabonye akagara avuga ati kwitseta bajya kwabagira ubwo nyine byose bigiye guhita bishoboka. Bangarambwa ati wewe koze mu rugo uzana imyenda avuga ati nta mwenda n'umwe uri mu rugo. Baba we. Tise nwese bagenda avuga ati ntago mbizi. Kwakunde kwimwe by'abagira neza. Aragenda arabyara. Barambwa ngo yabyaye. Ariko hagati aho ngaho umuntu aje kuganiriza amubwira ati mvuye kwa muganga. Umudamu wanjye twite abana 3. Yego. Atambwira ati 3 se kwa muhungu we kurya wiyushya kuya nta kazi gafatika ufite wakoze ikiyede. Wahi umuntu yagutumye kuvoma wamufuriye bizagenda gute? Nabwo cyane ntago mbizi. Bamujama atampuza no mu mama wabyaye umwana aravuga ati mfite umumama abyaye umwana kano mwana hari imyenda yambaraga si kimukwira. Yego. Twabaho nagohuza nawe akaba yayiguha iyo myenda akaba yayiguha. Abinkorera gutyo. Umudamu nambera imfura imyenda arayima ayo mumotari arayizana. Ubwo twene twonajyanye nitwo wajyanye kwa muganga. Madamu noneho agitwita wenda tubaze madamu nawe kubwe iyo muhe mikoro nawe tumubaze muri ibyo bihe ubuzima we bwari bukomereye gute nk'umudamu wumva ko twita abana 3 noneho nkawe nk'umubyeyi wabyumvaga ku buryo n'abandi babyeyi bakurikiranye Berek TV
nza no kubihanganisha Berk TV nuko dukoze ikiganiro ari ninjoro, muraza kwihangana, twabasuye ari nijoro kubera izindi gahunda twari twagize. Hanyuma wowe ku buzima bwawe noneho wumvaga bimeze gute? Umugabo nta bushobozi yari afite, ariko waranze umunamba aho umuguma iruhande, uravuga ati nzaguma iruhande rw'umugabo wanjye tubyare, niwe nenda. Umugabo ntiyigeze kwihakana ngo yihakana abana, ahubwo yakomeze gushakisha kugira ngo arwane ku buzima bw'umuryango we. Nkawe noneho wabifataga gute? Murakoze. Ukuntu njye nabifataga, twakundanye kuva kera, kandi mu gukundana kwacu twakundaga nta buryarya, kandi buri wese yari azi undi. Ubushobozi yari ahagaze, buri wese yabaga azi mugenzi wiwe, ntago nari kumutererana cyangwa se mbona ibibazo turimo ngo mbe nabyinubira. Ubuzima bwose nari ndimo narabwakiraga. Yego. Ubwo nyine maze kumenya ko ari abana batatu, nanjye numvise ngizemo ikintu cy'ubwoba, nkavuga ati se ko imiryango yacu natwe idashoboye ngo izabe yadufasha, aba bana tuzabarira gute? Yego. Ku buryo nabashije kugiramo ubwoba cyane, ariko nyine akazajya mpumuriza ati nibavuka ari bazima n'ubundi bazabaho. Nta cyababuza kuba herega. Dukomeza kwihangana nyine mu buzima twari turimo, ndabyihanganira ko nta kundi kuntu nari kubigenza. Yego. Wari ubizi ko umugabo nta bushobozi afite? Nari mbizi. Ubwo harimo n'abaguciye intege bigenda uko. Noneho nk'umudamu kuri aba bana babyaye batatu, niki wakwifuza ko abandi babyeyi bashobora kugufashamo, cyangwa se wumva hari iki wowe mu buzima bwawe ushaka kandi udafite? Ni iki? Nicyo kintu wumva ukeneye kandi udafite? Ushobora kubyara abana batatu ntabwo byoroshye, niyo umuntu abyaye umwana umwe aramurushya kuko kurera ntabwo byoroshye. Noneho nkamwe mudafite ubushobozi bwo kurera abana batatu, umugabo ni umunyabiraka, ntabwo wavuga wenda ngo wakurera mu miliyoni, birashoboka naho muba twahabonye. Nkawe noneho nk'umubyeyi w'umumama, nicyo ushobora kwaka abandi babyeyi ba mama, cyangwa se icyo ushobora kuba wakumva ukavuga ati ndifuza kuba muri njyewe ababyeyi bagenzi banjye arabagusura? Ntabwo umubyeyi musurana kuko muziranye, hari n'uwava hanze agatanga ubutumwa bukakugeraho abagusuye. Urifuza niki wifuza kugira ngo aba bana babashe gukura, tugufashe twese muri rusange nk'abanyarwanda? Yego, murakoze. Ikintu numva nakifuza nuko abantu nk'ababyeyi nkanjye bamfasha kuba narera aba bana, ariko icy'ingenzi ukuntu papa wabo abyuka ajya guhiga rimwe na rimwe bikanga, tukaba twakirirwana. N'ubundi urumva ubuzima ntabwo buba bworoshye, kuko n'umuntu azi gukora kandi nanjye nzi gukora. Mba numva nka buriya tubonye fondasiyo y'ubuzima, tukabona igishoro, ikindi tukabona n'aho kurerera abana, aho kuba, byatubera byiza cyane, natwe bikadufasha kurera abana, bikabafasha kurera abana. Bakunzi ba Berk TV, reka nongere mbasabe nk'uko dusanzwe dusabana ndetse tunasaba, n'ubufasha burya ntago gusaba ubufasha ari bibi. Murabona ko uyu mubyeyi aho twamusanze afite abana batatu, ni umubyeyi wabyaye impanga eshatu, ndetse abyara abana beza, ejo bashobora kuvamo abana b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakayobora n'ibindi bihugu bitandukanye. Ese mubyeyi aho uri, iyo ubonye umubyeyi mugenzi wawe nk'uyu yibarutse abana batatu, nta gihembo wamuha? Birashoboka neza ko bishoboka. Aba bana rega ntago ari abe gusa, nawe naba wahuri. Reka dukore ubuvugizi bw'uyu mubyeyi abashe kubona ikirera aba bana. Nubwo mumubona yicaye we n'umugore n'umugabo, nta bushobozi bafite bwo kurera aba bana bose, gusa Uwiteka Imana akora ibishoboka byose. Nyine nk'umugabo ntabwo yabura kwihagararaho ngo abashe kugira uko abigenza, abashe kurera abana biwe. Murabona uyu mubyeyi nawe konsa abana batatu ntabwo ari ibintu byoroshye. Ese mubyeyi, kabone n'ubwo yaba ikarito y'amata cyangwa se ikaba n'umuceri, birashoboka ko yarya akabona amashereka yo konsa aba bana. Hari benshi tugenda dufasha bitandukanye, gusa iba ari inkuru y'ibyishimo, ntabwo ari inkuru ibabaje. Nabakoreye inkuru nyinshi zitandukanye, gusa nanjye inkuru yanshimishije. Ndabajya ntacyo nigize mbamarira, ariko mwe murashoboka ko ari cyo mwabamarira. Si uko nta kibamariye, ahubwo icya mbere ni uko nabashije kubageraho nkabasura. Nawe ushobora kubasura, birashoboka 100%. Ngaho gira uko ubigenza, uraza kubona nimero aho ngaho, ubashe kugira ngo icyo ufasha aba babyeyi. Nta kindi rega bisaba. Aba bana bane bamuka bakuze, hari icyo bashobora kukumarira nabejo. Ngaho ukora mu kiganza cy'Imana, ugirira aba bamarayika impuhwe. Uyu mubyeyi aragira ati uwampa igishoro. Erega igishoro ntabwo ari amafaranga menshi, ni makeya. Igishoro kabane nubwo yacuruza akabona ikizarera aba bana ejo ndetse n'ejo bundi. We n'umugabo bagafatanya, kubera ko n'ubundi imibereho bariho ntabwo imeze neza.
ushobora kugira ugakorera Imana ndetse ugakorera umugisha. Ntukore ngo bagushime bo, ahubwo ukore Imana igushime. Reka dukomeze n'inkuru yabo batubwira noneho ubu buzima bwabo buhagaze gute kuva aho babyariye aba bana. Ubuzima bwanyu muhagaze gute kuva aho mwabyariye aba bana? murakoze. N'ubundi ubuzima ntabwo bworoshye, twaje kuva muri ya chambrette. Yego. Chambrette urumva abana bagiye muri kuveze, twamazeyo ukwezi n'igice turi kwa muganga. Ubwo noneho tumazeyo ukwezi. Ikibazo bari mubajije ni cyiza kandi gifite byinshi gikubiyemo. Yego. Iyo chambrette nabagamo ku Gisozi. Shimira n'umubyeyi wari wayimpaye w'umumama. N'ubundi acyamura imideni. Yego. Chambrette y'icyo 2022. Kuva guhera nko mu kwa karindwi guhera mu kwa gatanu. Kugeza nko mu kwa karindwi. Yego. Ntabwo mbye ndamwishyura. Ubu muri mideni. Y'amezi 3. Yarihanganye. Yes. Byamaze kuba ndayimubwira nkajya ngenda none amashaka kwishyura inzara arabura ndayimubwira aranyumva. Noneho icyaje gukurikiraho uwo mubyeyi ahantu yambiriye n'imfura akambira n'umubyeyi mwiza. Umubyeyi mwiza. Yego. Byakora abantu bakeya. Yarangemuriye. Yego. Uri muntu wakanza akanyenyera akanyuza faranga n'5,000 mugore papa. Yego. Ingendo nakoraga wategamo na moto. Yego. Y'ikintu usaba abantu. Ahari abantu ntihabwa abandi. Cyane rwose. Kandi aho umugabo aguye n'undi yahabwa. Yego. Ikintu usaba abantu. Uri kumva? Icyo nasaba umuntu kusaba umuntu ikintu ntago musaba ngo ugiye gutanga uko yifite. Cyane. Ubushobozi umuntu wese yaba afite yaba iceri cya senkani. Cyane rwose. Yaba igice cy'ijana kikuvuye ku mutima cyanyura uwo gihaye. Kirakunyura. Nk'abantu bagiye bangera bose wazanye wajyazanye isogisi. Yongeye kuryama. Ndamusengera. Imana izamuhe ibaro ry'amasogisi cyayo mukubire kangahe ibintu byinshi cyane. Noneho ngo nkimara kuva mu iyo nzu kuko twabyariye ku Muhima, sosiyero ku Muhima ageze gutya nabatubera imfura. Kuko nawe sosiyero ku Muhima ibintu byinshi yagiye adufasha. Umuntu waho hamenyereye. Ari umujya neza yaje kuduhuza kuko barabasezereye amafaranga yo kwishyura inzu arabura. Wiyegereze mikoro. Amafaranga yo kwishyura inzu arabura. Amafaranga amaze kubura barambwira ati abantu twabasezereye ushaka wataha. Ndavuga se ndataha mbajyana he. Noneho umujya neza amafaranga 60,000. Barambwira ati 60,000 wajyana ukabishakamo inzu icyumba na saro ukaba ujyanyemo abana. Yego. Mu gihe utarabona ubufasha cyangwa utarabona umuntu wakugeraho. Narirutse inzu ndayishaka iminsi 3. Amafaranga nyafite ndayibura. Mbone ziri hejuru y'amafaranga. Kugira ngo nzaha ngaha niho naje ebana. Gize Imana asanga inzira hari. Nuwayimpaye naraye ijoro ryose mutegera avuga ati sindi buvanga hatama gisubizo. Yego. Ndamutegereza. Inzu ndayibona. Ubungu kuva icyo gihe mpora n'umuntu akambwira ati sha twarabanye kankubita 20 mpora n'undi ejo twarabanye nkubita 10 kweze nkanda kwishyuye kuno munsi ejo nkanda kwishyuye n'ubunye inzo se ndamwishyura. Sindi kuvanga ejo nzayabona ngo nyamuhe. Bameze nka muntu warika amazi adafite ibyo ari buyashyiremo. Yego. Ariko kubera ko tuba turi bazima n'abana bahumeka byose ubitenya ko bibuze gushoboka. Byose birashoboka. Yes. Nkuko buri kwira rero nk'umugabo umuntu wese yakumva. Reka rero mvuge mbabwire bavandimwe mwese mukurikirana Beriki TV nanone. Birashoboka ko hari icyo mushobora gukora cyangwa se hari icyo mushobora gukorera aba babyeyi. Reka mbwira ababyeyi b'amama cyane cyane ni mwe bantu mukunda kugira impuhwe zo gufasha. Murabona uyu ni umubyeyi mugenzi wanyu. Afite abana 3 ntago kubarera byoroshye mwabantu mwe. N'umwana umwe arakunanira. Ntago ari ugusaba cyangwa se ikindi ari kubasaba ubufasha. Ushobora kuba uri umubyeyi uri ahantu hatandukanye, uyu mubyeyi ukagira icyo wamumarira ukanamusura. Twizera ko twe Beriki TV tuzafata umwanya tukamusura, twamugezeho tuje kuganira nawe, ariko ntekereza ko nta n'iminsi 3 ishira tutazaza kumusura. Tuzaza ari ku manywa twamusuye ari nijoro.
ariko tuzaza kumusura nk'uko dusanzwe tubikora, tuze guhemba twebwe umubyeyi wabyaye. Ndetse nshimire abantu mwese muri rusange, ndetse n'abandi mukomeza gufasha aba babyeyi, ariko uyu mubyeyi ni inkuru nziza, reka dufatanye tumuhembe, tunamusure nyaboneka iwe. Waduhera mikrofone umubyeyi, noneho nawe gira icyo wisabira ababyeyi bagenzi bawe nk'umubyeyi wibarutse, n'abavandimwe nabo, kandi abo bana saba baye gusa, nabo ni ababo. Yego. N'iki wakisabira ababyeyi bagenzi bawe? Yego, murakoze. Icyo nabisabira ni uko umuntu wese ubufasha bazaba afite bwo kuba yangezaho, ni ukuri ni karibu, nanjye niteguye kubwakira uko buzaba bungana kose, kuko nta bufasha buba butoye. Yego. Yego. Kandi nkanashimira umubyeyi nawe utuye hariya i Gikondo, w'umumama yitwa Mulisa, ariko mpariturira mu gitondo y'amata. Ni ukuri. Ahari yumve ko mushimiye, Imana imuhe umugisha, ni ukuri pe. guha abana. Yeah. Yego. Yes. Ni ibyishimo rero, reka nanjye mbashimire. Nitwa Stone w'Abanyarwanda, inshuti y'u Rwanda ndetse inshuti y'abantu. Mukerarugendo, reka nshimire mwe mukurikirana Beriki TV, kandi ndabinginze mu nkuru nakoze kuko murafasha, ariko mumfashe ntihagire iminsi ishira tudasuye umubyeyi muri iyi weekend. Basi inkuru nziza nishime, ashimire n'abantu. Abifuza ko tuzafatana urugendo rero kuwa gatatu tuza hano kubasura, abo tuzafatana urugendo tuza ahangaha twe tuzaza. Abandi babyifuza muraza kubona nimero hasi ndetse n'iyabo hejuru, tuzafatana urugendo tuze gusura aba bana. Aba bana ntago arabe gusa, nabacu, harimo abakazana bacu, harimo mbese harimo aba bana ni byinshi byabo, harimo abayobozi bacu, ntago wamenye ejo icyo azabacyo. Reka dufatanye twese maze tuzabasure. Nshimira uyu muryango kandi nkubwira ati Uwiteka Imana akomeze kubarinda, akomeze kurinda n'abo bana bacu kuko sabanyu gusa, ndetse akomeze kugendana namwe kandi akomeze kubatiza imbaraga n'ubushobozi. Yego, murakoze cyane.